umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Abagalatiya igice cya 3, icya 4, icya 5, icya 6 n'Abefeso igice cya 1, icya 2 n'icya 3. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Abagalatiya igice cya 3, kubeshwaho no kwizera. Yemwe mw'Abagalatiya mwe mutajijutse, ninde wabateye kujijwa bigeze aho abantu mwigishijwe uburyo Kristo yabambwe akazuka, mugahabwa amakuru y'imvaho rwose, ariko byagera nyuma mukaba mugeze aho muvuga ngo hari imirimo itegetswe n'amategeko yabakiza? None se Imana yabahaye umwuka wayo kubera ko mwubahiriza amategeko, cyangwa ni ukubera ko mwatsindishirijwe n'ubuntu bwayo gusa? Mwibuke Aburahamu, kwizera niko kwatumye ahindurwa intungane. Data wo mu ijuru atwongerere kwizera. Mwari muzi ko kubahiriza amategeko bidashobora kuduhindura intungane? Handitswe ngo niwihamya yuko ugiye kugendera ku mategeko yose hanyuma bikakunanira, uzaba ikivume. Mwari muzi se intego y'amategeko iyo ariyo? Amategeko atwigisha ibyiza n'ibibi, atwereka ibyaha, kandi amategeko atwereka gutunganira Imana icyo bivuze. Ni kimwe n'umurezi ujyana umwana kwa mwarimu kuzageza igihe umwana abaye mukuru, none akaba atagikeneye wa murezi kuko yamaze kumenya neza gutandukanya icyiza n'ikibi. Amategeko nayo aradushorera akadugeza kuri Kristo. Kwizera bikaduhindura intungane. Abagalatiya igice cya 4, abana b'Imana. Hari ubwo umwana aba atarahabwa umurage mu byase, akabaho ameze nk'umugaragu kuko akiri muto. Ahabwa amategeko bakamubwira bati ntuzerere, ntiwiyanduze, nturire n'ibindi. Yamara gukura rero akaba atagihabwa ya mategeko kuko ayo mategeko aba ari muri we. Natwe twari nk'abagaragu, nyamara ubu turi abana b'Imana. Dufite umwuka wayo muri twe utuma tuvuga tuti Data. Kwibwira ko hari icyo twakora ngo dukizwe ni ukuyoba rwose, ndetse no gusubira kuba umwana mu bya mwuka. Abagalatiya bari basigaye baziririza ya minsi mikuru yashushanyaga Yesu: Pasika, imitsima idasembuwe, umuganura n'ibindi. Nyamara Pawulo arababara kuko yibwiye ko kuba yarabigishije ntacyo byabamariye. Pawulo yagiye i Galatiya arwaye. Benshi bemeza ko yari arwaye ijisho. Abayuda batekerezaga ko urwaye cyangwa ufite ubumuga yari ingaruka z'ibyaha. Nyamara Abagalatiya baramwakiriye arababwiriza. Ubwo rero imyumvire y'Abayuda yari yarataye agaciro. Birababaje ko bageze nyuma bakagaruka mu mihango y'Abayuda kandi baramaze kumenya ko babatuwe. Abagalatiya igice cya 5, kuva mu buja. Yesu Kristo yadukuye mu buja kugira ngo tugire umudendezo. None ubuja ni ubuhe? Ni ukumva ko hari ibyo ugomba kubahiriza kugira ngo uhabwe imigisha y'Imana. Ibyo Kristo yakoze rero ni uko yaduhaye imigisha y'Imana yose, nta na kimwe tubanje kubahiriza. Ubuntu bwe n'urukundo rwe birahagije. Hari bamwe bamamazaga gukebwa ngo nibwo uhinduka umukristo nyakuri. Nyamara no muri iki gihe hari bamwe berekana urutonde rw'ibyo dusabwa kubahiriza ngo Imana itugirire neza. Ibyo byose ni ibinyoma kuko urukundo rwayo rurenze ibyo dutekereza. None se kuki dukora ibyaha kandi ubuntu bwa Kristo bwaratumanukiye? Inama ya Pawulo iravuga iti muharanire kuyoborwa na Mwuka nibwo mutazaba mukora ibyaha. Hari urutonde rurerure ruranga abayoborwa na kamere y'icyaha: ubujura, ubukubaganyi, ubusambo n'ibindi. Nyamara abayoborwa na Mwuka barangwa n'urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana n'ibindi.
Imana iduhe kuyoborwa na Mwuka Wera. Abagalatiya igice cya 6. Kwihanganira uwacumuye. Hari akaga kabasha kwaduka mu bizera. Umuntu umwe wamaze kwihamya ko ari umukristo abasha gufatirwa mu byaha. Iyo bigenze bityo usanga henshi bamuhindura urw'amenyo. Pawulo yatanze inama ati abayoborwa n'Umwuka bahite bamugarura mu murongo mwiza kandi babikore mu rukundo. Erega buri wese urwego yaba ariho rwose abasha gucumura maze agahabwa urw'amenyo. Buri wese aharanire kwisuzuma ndetse tureke kwigereranya ku bandi, ahubwo turebere kuri Kristo Yesu. Yesu wenyine niwe twirata kandi niwe twiringiye. Isi tubereye nk'itagira umumaro kuko ibyiringiro byacu biri kuri Yesu wenyine. Imana itwuzuze kwihangana no gufatanya muri byose. Abefeso igice cya 1. Umugambi ntakuka w'Imana. Efeso nawo wari umujyi uba muri Turukiya. Intumwa Pawulo yahamaze imyaka 3 mu rugendo rwe rwa 3 yamamaza ubutumwa bwiza. Yandikiye Abefeso ari muri gereza i Roma, abereka amahame shingiro ya Gikristo ndetse abereka uburyo Imana yari ifite umugambi wo kwegurira Kristo ibintu byose. Pawulo yaravuze ati nihasingizwe Imana Data na Kristo Yesu, kuko twasutsweho imigisha myinshi tutabona aho dukwiza. Uhereye kera erega Imana yari yaragambiriye kuduhindura abana bayo ibinyujije kuri Kristo Yesu. Imana yadutoranije ngo tube umwihariko wayo. None rero reka duharanire guhesha Imana ikuzo. Pawulo yabwiye Abefeso ko ahora abasengera iminsi yose. Yabifurije guhora basobanukirwa ku buryo buruseho iby'umugambi w'Imana ndetse ifite imbaraga nyinshi arizo zaduhesheje gukizwa. Abefeso igice cya 2. Kuva mu rupfu ujya mu bugingo. Twese twari dupfuye tuzize igicumuro cya Adamu, nyamara ubuntu bwa Kristo nibwo bwadukijije. Imana yadukunze urukundo rutangaje. Uko Kristo yapfuye akazuka, niko natwe yatuzuye mu bya Mwuka. Dawidi avuga ko agakiza k'abakiranutsi katuruka ku Uwiteka. Mu byakozwe n'intumwa ho avuga ko nta rindi zina tuboneramo agakiza. Maze hano mu Befeso hakavuga ngo duhabwa ako gakiza k'ubuntu binyuze mu kwizera gusa. Ntibyavuye ku mirimo, ahubwo ni ubuntu bwayo bwonyine. Twakuwe mu rupfu twinjira mu bugingo. Abayuda n'abatari Abayuda bahoranaga amakimbirane ashingiye ku kwemera. Abayuda bemeraga Kristo nyamara bakongeraho n'imihango ya Kiyahudi. Abanyamahanga bo bizeraga Yesu gusa. Maze Pawulo abahamagarira guhuza imitima no kuba umwe mu kwizera Yesu. Abefeso igice cya 3. Umurimo wa Pawulo mu batari Abayuda. Pawulo yamaze igihe ahanganye n'Abayuda kubera ko yigishaga ubutumwa bwiza buhuriza hamwe Abayuda n'abatari Abayuda. Imana yashuriye intore zayo iby'urukundo rwayo rutangaje. Abisirayeli n'abanyamahanga bose Imana yabahinduye umubiri umwe. Pawulo avuga ko ari uworoheje nyuma y'abandi, nyamara Imana yamugiriye ubuntu maze imugabira gukora umurimo wayo. Abizera b'Abefeso bahamagariwe gushorera imizi muri Yesu Kristo. Urukundo rwa Yesu ruzamenyekana binyuze mu mibereho y'abayoboke be. Abatari Abayahudi barushijeho kumenya urukundo rw'Imana kuko bari babangamiwe no guhora bavangurwa n'Abayuda ku birebana n'imihango. Imana yohereje Pawulo ngo abe intumwa ku batari Abayuda kuko bose bagize umuryango mugari ariwo muryango w'abera. Muri icyo cyumweru cyose Imana izakiyoze Mwuka Muziranenge. Bibiliya imbwira iby'ubugingo umwe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni mu buhe buryo twakira agakiza k'Imana? Icya kabiri, ni irihe sumbwe Abayuda barusha abatari Abayuda ku birebana n'agakiza?
icya gatatu, ni akahe kamaro k'amategeko? Imana ibahe umugisha.